Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Bakunzi rero ba Shyaka BTV Show, nongeye kubaramutsa, nongeye kubashimira abakunzi banjye, nukuri ndabayambiriye mwese aho muri. Mbashimiye rero kuba mukomeza kumpa inyunganizi, mbashimiye ko mukomeza kunkurikira kuri Shyaka BTV Show, mbashimiye ibitekerezo mugenda munyungura aho mba nakosheje, kuko nanjye ndi umuntu, aho mba nakosheje mukambwira muti ahangaha bigenda gutya, aha bikosore gutya. Ndabashimiye rero. Nje kubashimira, nukuri biranyura, nyine biranezeza kuko ndi umuntu ukunda gukosoka, aho ikintu kitameze neza ukambwira ngo bimeze uku, ndishima. Nkuko nabibasezeranyije rero, nje kugira ngo dukomeze tuganire, ntabwo nzabicisha irungu, gusa harakonje, ntabwo bimeze neza, ikirere nyine kirimo imvura murabizi, mwihangane, abatarabona n'imvura ndabakomeje, Imana izagenda ibicishamo. Uyu munsi rero nje ngo tuganire, twungurane ibitekerezo nk'ibisanzwe. Ku muntu twumvishe bwa mbere cyangwa utubonye bwa mbere, yagenda agakora kuri subscribe, like, share, comment, ubundi ibiganiro byacu bikajya bimugeraho umunsi ku munsi. Uko twasohoye ikiganiro kikajya kimugeraho. Ni iby'agaciro kubagira, ni ukuri ndanezerewe, ndashima buri umwe wese, nongere mbigarukeho, wagize icyo akora kugira ngo mbe nyine nje kubashimira. Ntabwo ndi butinde rero. Hari bimwe na bimwe abakunzi ba Shyaka BTV Show bagiye batubaza, tugiye kugerageza kugenda tubinyuramo ariko tunaganira muri rusange. Hari abambwiye ngo ni ukuri ntabwo bari bazi ko hari impuhwe nyinshi zitari ngombwa ku bafite ubumuga, ariko nabo basubije inyuma basanga bishoboka. Either banambwiye ko n'udafite ubumuga hari igihe hari ibyo nyine akorerwa ntibimushimishe, hanyuma ahubwo akibaza ngo nimba njyewe udafite ubumuga ibi ngibi bishobora kumbangamira, wa wundi ufite ubumuga bimubangamira bingana gute? Nyine wumva ko hari ikintu byahinduye abantu bamwe na bamwe. So rero ntabwo dushaka ko hahinduka abantu bamwe na bamwe, ahubwo dushaka ko twese duhinduka kandi tugahinduka neza, tukajya nyine tukagira imyumvire myiza. Icyo nicyo twifuza. Hari n'abandi bambwiye yes courage, abandi bambwiye ngomba kugera kuri buri umwe wese. Hari n'abandi nyine ndi kugerageza kwibuka bimwe bambwiye, kandi nababwiye ko nzabibakorera bikajya neza, bikajya ku murongo neza. Ubwo bambwiye ko nagera ku babyeyi bakagira nyine, babona ubuhamya bwinshi butandukanye, ariko bakeneye ababyeyi bababwira imbamutima zabo, bababwira ukuntu babyakira. Ni byiza nabyo, hari abo bifasha, kandi nabemereye kuzabageraho tukaganira. Hari na bamwe babinyemereye. Nshimira ababyeyi banyemereye ikiganiro, nababeye mwese. Ubu rero tugiye kuganira, nyine nsanze ntagomba kubicisha irungu. Tugiye kuganira uko twiyumva muri sosiyete, uko sosiyete yo yiyumva ni gute. Ese iyo uhuye n'umuntu ufite ubumuga, mbere na mbere utekereza iki? Tubwire.
mugire no muri komenti mutubwire, iyo uhuye n'umuntu ufite ubumuga ni iki cya mbere utekereza? Hari abantu rero mbere na mbere bahura n'umuntu ufite ubumuga, mbere na mbere bagatekereza ko adashoboye. Ntabwo ari byo. Mbere na mbere ugihura n'umuntu ufite ubumuga, wibona ubumuga mbere. Abantu nzajya muranasubiramo kuko niko kica sosiyete cyane. Nuhura n'umuntu ufite ubumuga, mbere na mbere mwumve ko ari umuntu usanzwe. Nubona ahubwo hari ubufasha wamuha, bumuhe utamukomerekeje. Muganirize nk'umuntu nyine w'umushuti cyangwa umuntu muhuriye mu rugendo mu nzira, wireyakitinga nyine nk'umuntu uhuye n'igitangaza. No, feel free, wumve ko ari ibintu bisanzwe. Nshimira n'abantu banyandikiye bakambwira ngo hari byinshi bagiye guhindura, batari bazi ko ari ikibazo cyangwa batari bazi ko ari ukubangama, ariko bamaze kubona ko ari ukubangama. Imana ishimwe ko babyumvise kandi bakabyumva neza. Nanone nk'iyo umuntu wowe udafite ubumuga uri gutanga serivisi runaka, umuntu ufite ubumuga akakugana, mbere na mbere utekereza gute? Nakabaza. Hari bamwe rero batekereza ufite ubumuga iyo aje aho batangira serivisi, mbere na mbere akumva ko ari ukumuha aje gusaba, agahita akora nko mu mufuka akamuhereza nk'igiceri cy'ijana cya senkani. No, n'amakosa. Nimba utanga serivisi, rindira ubanze umenye wa muntu aje kwaka ihe serivisi. Ese ko kaje kugusaba? Ese nta kindi kintu wari guhita ukora uretse guhita ukora mu mufuka? Ntunamubwiye bonjour, ntunamubwiye amakuru ki, umeze neza se? Ashobora no kuba hari ibindi ajemo, ariko wese ufata amafaranga uramuhereje. Birashoboka ko yaba ari na 5 umuhaye, si igiceri cy'ijana da. Ariko banza umubaze mbere na mbere. Bizadufasha kugira ngo tugire ibyo duhindura. Twirebe umuntu ufite ubumuga please, mbere na mbere ngo duhite tubona ubumuga mbere yo kumubona we. Twirebe umuntu ufite ubumuga mbere na mbere ngo duhite twumva ko tugomba kumukemurira w'ibyo adashaka. Ushobora kuba ugiye kumuhereza ayo mafaranga kandi we ahubwo wenda yaraje kubatera inkunga. Muri icyo gihe nimba ari umuntu utushwaho cyane, ashobora guhita avuga ati bano bantu rero ntabwo bari seriye, cyangwa se aba bakozi bafite indi myumvire itari myiza, ugatuma yakigendera. Niyigendera urumva kampani yanyu idahombye. Tubihindure. Kandi n'aba bafite ubumuga bagerageze biyumvemo ikaze na karibu. Impamvu uvuze ikaze na karibu, nabo nyine nimba uwo muntu aguhaye icyo giceri atari cyo wari ukeneye, kimusubize kandi usige umusobanuriye. Niyo wanagitwara, hari umuntu wambwiye ngo yaragitwaye ariko asiga amusobanuriye. Aravuga ntabwo abantu bose baza hano baba baje gusaba, ahubwo abantu bose bafite ubumuga binjiye hano muri serivisi zanyu, baje kwaka serivisi hano, ntabwo baba baje gusaba, ahubwo baba baje kwakisesinga ku bintu by'ahangaha. So rero tujye nyine tube maso, ntidukomeretse cyangwa ngo dukomeretswe. Urumva nimba umuhaye iyo note yawe akayigusubiza, akanasiga agusobanuriye byimbitse, nawe uyimuhaye hari igihe wagira ngo kagira akantu k'ikango. So simbabujije gufasha, hari uwo ubona koko akwiye gufashwa, ariko
muri kondisiyo nyine zigize ask first, banza umubaze mbere, umubaze icyo ashaka, umubaze serivisi agiyemo. Erega n'umuntu udafite ubumuga yakubwira ngo wampaye aya mafaranga ya n'aya cyangwa wamfashije muri serivisi n'iyi. Twikumva ko kuba umuntu afite ubumuga egare aje gusaba isomo ririmo aho ngaho. Mbere na mbere banza ubaze, bisa n'iyo kumuneka, banza ubaze, ndabusoje. Banza ubaze ubundi ubone gukora icyo akubwiye. Ikindi twashakaga kuganiraho ni ukubwira abafite ubumuga kutiheza. Ntabwo ari byiza kwiheza, ntabwo ari byiza kwiheza, ahubwo tube fani, tube hambo, nyine twirekure, tugaragaze nyine ibintu byose, twitabire ibikorwa byose bikorwa. Hari imikino, hari ibitaramo, mu bihe byose ufite, mu gihe ufite ubushobozi bwo kwatendinga imikino runaka, genda ugerageze, hari amahirwe menshi. Twikigunga ngo tugume mu rugo, ahubwo dukomeze twe dushyiremo imbaraga, kugira ngo twereke sosiyete yacu ko natwe dushoboye. Bizaturinda rero kwigunga, bizaturinda ingeso zitari nziza. Tunabwira bari abantu basaba ku muhanda ko gusaba atari byiza, bo kubikora kuko si umuco mwiza, ahubwo begere abantu, bababwire icyo bashoboye, babafashe mu buryo buri professional, ku buryo icyo kintu azamwubakira kizakomeza, apana kumuhereza igiceri uyu munsi n'ejo. Bisobanuye kuri kwa kundi bavuga ngo aho guha ifi umwana, umwigishe uko yayiroba. Bizaba byiza rero nimba umuhaye, nawe siga umubwiye nyine ijambo ryo kumuhindurira ubuzima, ijambo rimukomeza ariko rituma yumva ko no kuguma hahandi ateze ukuboko atari byiza. Hari igihe twanarenganya n'abandi bantu muri sosiyete kubera ko hari imico batubonyeho, bakumva ko n'abandi bose ariko bameze. Ariko no muri sosiyete ntabwo bagomba gufata jewe ngo bumve ko ari na runaka imico yanjye ihuye n'iya runaka. Oya, buri muntu arivukira, buri muntu agira uburyo ki, agira uburyo agaragazamo ibikorwa bye, agaragazamo uburyo ashoboye. Kandi rwose abafite ubumuga barashoboye, barashobotse, barakunditse ku kigero cyiza. Si byo rata? Rero tubafashe, tubakurireho imbogamizi, tubakurireho ibintu byose bituma batakisesinga serivisi zacu, kandi twige kubabwira neza. Nimba agendera mu igare, wimwibutsa ko agendera mu igare nyabuna. Hari igihe wasanga nawe atariyakira, ugasanga bitumye umukomeretsa kandi bitari ngombwa. So nyine twige kuganira neza, twige gukoresha imvugo zikwiriye, twige kubwira abantu neza, twige. Nta nubwo ibyo byonyine byo ntibireba abafite ubumuga gusa, ahubwo no muri sosiyete yacu twige kubwira abantu ko ari beza, twige kubabwira ko tubakunda bagihari, twige kuvuga ibyubaka,
twige kuvuga ibintu biduhesha icyubahiro. Kwiga bihoraho, kwiga si ukujya mu ishuri gusa ngo wicare ufate note, oya, ahubwo no muri sosiyete turimo n'ahantu tugenda tugomba kwiga. Banza mvuze ibintu byinshi, murakoze cyane, mwakoze rero kudukurikira, mwakoze kutwumva, njye ndacyabashimira, ndabakunda mwese abakurikira Shyaka BTV show. So ntitwibagirwe rero gukora subscribe, like, share, comment. Nakagaruka, bye.